data amaze gupfa mama ntabwo yongeye gushaka umugabo. Data na mama bari abaririmbyi, bakundaga kuririmba. Hanyuma rero data amaze kwitaba Imana, mama yabaye umukristo mwiza. Ntibari barigishijwe inyigisho ubu ngubu twita agakiza ka Yesu. Kuba umukristo hari ubuzima bigusaba kugira, hari ibintu bimwe uba ukwiriye guhomba kugira ngo wunguke ubwami bw'Imana. Nshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko mubimenyereye ko Ibyiringiro Bizima TV tubagezaho ijambo ry'Imana, impuguro, tukabazanira abakozi b'Imana batandukanye babafasha gutunga ibyiringiro bizima. Imbere yanyu rero nkuko mubibona kuri kamera murahabona umukozi w'Imana, n'umusaza ufite ibigwi byiza. Ibyiringiro Bizima TV twasuye kugira ngo atuganirize. Ndagira ngo birashoboka ko araba batamuzi, atangira twibwira. Yesu ashimwe pastor. Ahimbazwe. Abaramukije mwese abadukurikiye. Nitwa Pastor Rushema Ephraim. Yego, ni Rushema Ephraim. Tugiye kuganira nawe nkuko mubyumva, abibwira ibindi turakomeza kubyumvira ko reka tumusengera Imana, hanyuma namwe mudufashe kumwakira, kandi mbashishikariza kugira ngo mukurikiranire ikiganiro cyiza n'umukozi w'Imana kirimo impuguro nyinshi, kandi Imana yo mu ijuru ibashoboze. Mutibagirwa gukora subscribe, mukora na share kugira ngo mukigeze hirya no hino, mube mwagura umurimo w'Imana. Mana data wa twese, turagushimiye cyane kandi turaguhimbaza. Tugushimiye ko ari wowe wagennye ko igihe gisa nk'iki Ibyiringiro Bizima TV bizaba birimo biganira na Pastor Rushema. Turamusengera rero kugira ngo uyu mwanya ubwo agiye kugabura imitima ya benshi, utwemerere cyane abantu benshi bazumva iki kiganiro, abazagikurikirana bose bazarusheho kwakira imigisha, kandi ikiruta byose ubutumwa bwawe bwiza mwami buzarushaho kogera imitima ya benshi, izahindukire ishaka Imana, kuko uri Imana iduhamagaye mu gihe gisa nk'iki kugira ngo abantu benshi bamenye neza imikorere y'Imana n'uburyo bwo kugendana n'Imana muri kino kinyejana kigoye. Urakoze kuri hamwe natwe kandi utwiyereka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubaye ikaze rero ku Byiringiro Bizima TV. Hanyuma abantu benshi izina Rushema ntabwo ari izina abantu batazi. Abantu benshi bararyumva, bamwe bagiye bagira umugisha wo kubona Rushema, bakamubona mu biterane hirya no hino arimo aririmba indirimbo nziza ngo uzaze mu rusengero. Ntekereza ko iyo ndirimbo ni indirimbo izwi cyane. Hanyuma abantu benshi baribaza ngo Rushema ninde, Rushema ni muntu ki? Turagira ngo mudufashe mubwire abantu Rushema ninde. Yego. Bon. Duhereye wenda ku mateka yanjye bwite. Yego. Navutse mu mwaka wa 1958. Mvukira mu karere ubu kitwa Gisagara, ni mu ntara y'Amajyepfo, ariko ubundi iwacu nyirizina nahitwa Imugombwa. Yego. Hanyuma rero mu murenge wa Mugombwa ku gasozi ko hakurya y'Umugombwa kitwa Isaka, aho niho navukiye. Isaga. Yego. Hanyuma rero nyuma y'umwaka mvutse, data umbyara yitabye Imana mu mwaka wa 1959. Yazize uburwayi, malaria niyo yarwaye iramwica. Icyo gihe bayitaga ubuganga. Izina dukoresha ubu ryitwa malaria, muri iyo myaka ntabwo ryari rizwi, kandi nta miti yari yakaboneka yo kwica mikrobe ya malaria. Yego. Hanyuma rero mu nda ya data na mama turi abana 4. Ariko kera data akiri umupagani,
akiri umupagani, yari yarabyaye, yari afite undi mugore. Hanyuma aho rero amaze kubera umukristo, yasezeranye na mama. Yego. Hanyuma rero urumva yabyaye abandi bana, mu nda rero ya data na mama turi abana 4. Ariko abana tuva inda imwe, ngira ngo twese turi 9. Abana 9, mwe muri 4 ku nda ya mama. Undi mugore ni 5. Undi mugore ubwo yari afite abagore 2 gusa. Ariko amaze gusezerana na mama no kuba umukristo, ntabwo yongeye kubana n'uwo mugore wundi yari afite, kuko icyo gihe amategeko ya gikristo yahise amugenga. Hanyuma rero mu myaka ya za 22 yumvise ubutumwa bwiza. Abwumvise, hari umugabo wajyaga agenda hirya no hino mu Rwanda, witwaga Meunier, cyangwa se mu cyongereza bavuga Miuna. Abanyarwanda bari baramuhimbye irya Munieri. Bamwitaga Munieri, yari umumisiyoneri w'Abanyamerika. Igihe rero yagendaga yamamaza ubutumwa bw'Abadventist b'umunsi wa 7, nibwo data yakiriye ubwo butumwa na mama. Hanyuma rero urumva bamuhitishijemo, ese agomba kubana n'uwuhe mugore, ahitamo mama. Byiza cyane. Nuko bari abakristo kuva muri iyo myaka yo hirya, kugeza mu myaka za 50, data na mama bari abakristo beza bo kwizerwa b'abanyetorero. Data amaze gupfa, mama ntabwo yongeye gushaka umugabo, kandi yabaye mbese umuntu w'umunyetorero. Data na mama bari abaririmbyi, bakundaga kuririmba. Hanyuma rero data amaze kwitaba Imana, mama yabaye umukristo mwiza. Najyaga numva aririmba hamwe n'abashiki banjye, ariko yari azi indirimbo 2 zamubaga ku mutima. Imwe ni indirimbo ivuga ngo Yesu gusa niwe ukwiriye kuzanaho jyewe ntacyo ndicyo rwose. Nziza cyane. Indi ni indirimbo ivuga ngo murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni muhero. Turayifite mu gitabo cyacu cyo gushimisha Imana. Hanyuma yatureze mu buryo butoroshye, ariko icyo nshaka kuvuga nuko kuba umukristo hari ubuzima bigusaba, hari ibintu bimwe uba ukwiriye guhomba kugira ngo wunguke ubwami bw'Imana. Yatureze neza, turakura. Bashiki banjye na mukuru wanjye, bashiki banjye nibo bari bakuru 2, na mukuru wanjye Edison. Mama yatujyanaga, ndacyabyibuka rwose, nari umwana muri myaka za 63 na 4. Njya nkurura ukuntu yatujyanaga mu materaniro na Sunday school, muri Sunday school. Ku buryo wabonaga ko icyo gihe ntibari barigishijwe inyigisho ubu ngubu twita agakiza ka Yesu. Bari bazi
ubukristo. Ariko uko nibuka mama umbyara yarakijijwe, ahubwo nuko atarazi ko akijijwe, nuko atarazi ko ari ugukizwa. akantu kadusobanurire ukuntu batigaga inyigisho, bigaga inyigisho bahawe n'idini, ariko mu by'ukuri zabahinduye imibereho y'imbere. yego ibyo yego nyine barabatijwe, bafite uko bitaga ngo kwihana. Ariko uyu munsi hari icyo twita ngo agakiza ka Yesu, cyangwa se kubyarwa ubwa kabiri, birenze indi mibereho y'ubuzima bwa gikristo. yego bari bafite imihango y'idini, bari bafite n'ibindi, ariko ikintu cyitwa ngo gukizwa, iryo jambo ntibari barizi. Ntabwo bari barizi, bagakizwa batazi ijambo gukizwa. Iki kibazo, iryo jambo nta guciye mu ijambo, n'uyu munsi hari abantu ushobora gusanga bamaze igihe mu itorero bakora imihango yose y'idini, ariko iri jambo bataryumva. yego ako kantu nifuzaga ko mu buhamya ntacyo byaba bitwaye, n'ubundi ubaye nk'ugasobanurira abantu gatoya. murakoze. Gukizwa mu uburyo bworoshye bwo kubisobanura, ni ijambo Pawulo yavuze ngo kwizera guheshwa no kumva. Kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Iyo wakiriye ijambo rya Kristo mu mutima wawe, ukamwimika uwo Yesu ubwirijwe, uwo Yesu wigishijwe, uwo Yesu werekerewe, ukamwimika mu mutima wawe, agukiza kamere y'urupfu rw'iteka, kandi akanagukiza kamere ya kera, kandi akanagukiza urubanza rw'iteka, akaguhindura icyaremwe gishya. yego ababyeyi banjye bari bazi iki? Simvuga iby'idini kubera ko nanjye mfite idini, ariko simvuga ibyo, sinkeneye kuvuga iby'idini bari barimo icyo gihe. idini si ngombwa. Ariko ababyeyi banjye bari bazi iki? Bari bazi inyigisho runaka bigishijwe. Reka nguhe urugero. Bigishijwe inyigisho yitwa isabato, bakaba bazi ko nubwo wakora iki, ariko isabato ntuyubahirize uko babishakaga, uko bishakwa n'idini. babyita kuyikandagira. Ukibeshya ugakandagira isabato, ubwo uburanye n'ijuru birarangiye. yego mu gihe ubutumwa bwiza, mu gihe ijambo ry'Imana ryo ryigisha ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. amen. Hanyuma rero uwo mubyeyi data, urumva, yapfuye ari umukristo, ibyo birarangira. Ariko umubyeyi wanjye mama umbyara yatwerekereye inzira y'idini. Atwereka ubukristo tubuzamukiramo, kandi namubonye inshuro nyinshi asenga, namubonye inshuro nyinshi yivugisha, arimo asenga. Nari umwana ntazi ibyo ari byo, ariko nyuma naje kubibona. yego kandi yarazi, ntabwo mama umbyara ntiyarazi gusoma no kwandika, ariko hari umurongo umwe gusa wo muri Bibiliya yarazi neza, yanawigishaho. yawigishaho. Ni nawe yatubwiraga iwacu imuhira. yego yarazi umurongo, kera sinawukundaga, ariko ubu niwo nkunda cyane muri Bibiliya. amen. Yohana ibice 3 umurongo wa 16. yego uvuga ngo kuko Imana
yakunze abari mu isi cyane. Ntabwo yakunze abari mu isi, abari mu isi, yakunze abari mu isi. urakoze cyane. Car Dieu aime le monde. Ni nkaho wavuze ngo ndetse Imana yakunze iyi si n'ibiyirimo none. Yego. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Mama yarawudusobanuriraga kera pe ukabona arabizi, kubera ko ari wo yahoraga twigisha, yatujyana no mu materaniro yabo turi abana, nkumva ni wo murongo nabo bavuga mu ishuri ry'abana. Byageze aho uwo murongo ndawuhaga, numva ndawuhaze, ariko nkomeza, nari mfite uburere. Nyuma rero mu mwaka sinibuka neza niba ari 64 cyangwa 65, nari muto, nari umwana. Jewe na mukuru wanjye twarose inzozi. Yego. Mukuru wanjye Pastor Edison, turota dukanuye ariko turarota. Abantu bamukurikiye Byiringiro Bizima TV, mujye murota, uzarote ntuzabeho utarota. Ese urumva icyo mvuga kurota? Ni ujye ugira icyo abarundi bita ngo intumbero. Ujye urota, byaba byo bitaba byo, ariko ujye urota, ugira intumbero, urebe. Nurota ikintu hari ubwo uzahuza n'uko ari inzira Imana iri kugutegurira nziza, na burya bwaryari uzakigeraho. Amen. Hanyuma rero igihe na mukuru wanjye twararose turota, twari turagiye ihene z'iwacu. Iwacu twari dutunze inka. Hanyuma data amaze gupfa, hari impamvu zatumye abantu baza badutwara inka. Hanyuma izi mpamvu kandi ndumva ntashaka kuzivuga. Nta kibazo. Nyuma mama arababara. Yego. Ubanza kera mama umbyara akiri muto agomba kuba atari muremure. Agomba kuba atari muremure. Hanyuma rero yakundaga amata cyane. Yego. Badutwaye inka agira umubabaro mwinshi, kandi hariho n'ibihe bitari byiza. Hanyuma ariko arwara indwara yo kubura intungamubiri. Iyo ndwara bayita ubworo. Yego. Arwara kubera kubura amata yo kunywa. Abadukurikiye reka mbabwire ikintu kandi muzakitondere, kuko gifite aho gihuriye n'ubutumwa bwiza. Ntugakunde kurya cyangwa kunywa ikintu kimwe utazamera nka mama. Mama yakundaga amata, ibiryo ntibibe ibindi byo kurya ntibigire umwanya munini kuri we, ahubwo agakunda amata, kuko muzi yarabaye muremure, yarananutse kubera kubura amata. Ahubwo mu buzima ujye witwararika ku byo kurya bigira intungamubiri, imboga, imbuto, ibinyampeke byiza. Ubyiga, ushake n'ukuntu ubitungisha abana bawe. Hanyuma rero mama yaragiye ahantu habaga isoko iwacu, utu centre de négoce, utu centre tuba mu byaro, dukaritsiye. Oya, ntabwo ari mu dukaritsiye, ni centre y'isoko rinini. Yego. Hanyuma rero agura ihene, ngira ngo yaguze ihene ebyiri, arazizana kandi azinyuza hafi y'abantu
bari baradutwaye inka kugira ngo abereke yuko yongeye kuba umworozi, burya ashaka kuba umworozi, anabacyurire mu cyayenge yuko iyo umugabo wajya kubaho ntabwo yari korora inka. hanyuma rero ihene jyewe na mukuru wanjye turaziragira, zaje kororoka. hanyuma rero zimaze kororoka, rimwe tuziragiye, twari ahantu mu ishyamba ry'inturusu rinini cyane ryari ryaratewe n'abakoroni n'ababirigi, turarota. mukuru wanjye niwe wabanje kurota, twari abana twembi. arota inzozi, arazirota, arambwira ati ubundi nitwa Efurayimu. hanyuma rero icyo gihe turi abana iwacu banyitaga Ifurahimu. Ifurahimu kubera kutamenyera amazina uko bayavugaga, bayashyiraga mu Kinyarwanda. atari kurabizi Ifurahi ati jyewe ngiye kukubwira uko kera nzamera. ati kera nzaba umuntu w'ijambo ry'Imana, kandi nzajya mbwiriza abantu benshi cyane nk'uko pasiteri Bangumuvunyi Simiyoni abikora. Bangumuvunyi Simiyoni uwo yari umupasiteri w'iyo ngiyo iwacu, ahari itorero ry'Abadventisiti. iwacu nta baporoso bahabaga, hari Abadventisiti n'Abanyagatolika. hanyuma rero none se pasiteri Simiyoni abwiriza gute? twe turi abana, ibyo bya pasiteri se n'ibiki? arambwira ati jyewe nzabwira abantu Yesu nk'uko njya numva pasiteri Bangumuvunyi Simiyoni abivuga. nubwo se uzabibabwira gute? ati reka nkwereke uko nzabibabwira. ngiye kubona mbona karahagurutse, mbona gakoze mbese concentration. bantu mwese mwihane mwakiriye Yesu, kandi Yesu agiye kugaruka. mbese aravuga, mubona murebye mbona abaye nk'uhanzweho. avuga amagambo ntungira n'ubwoba, ariko by'abana avuga cyane. arangije ati mu izina rya Yesu amen. turi mu ishyamba haruguru y'urukiko rwa Kanto Isaga. ati ese nabikoze neza? ni ikintu cy'igihunga n'ubwoba. ndavuga nti wabikoze neza. arambwira ati wowe uzajya ubikora uti Furahi. numva mbuze icyo zakora, ariko wari wanabiteguye. sinari nabiteguye, ariko ibitekerezo by'abana burya birihuta cyane. mpita nibuka ko mama aririmba, ndamubwira nti jyewe nzajya ndirimbira abantu, nzaba umuririmbi uzaririmba ku buryo abantu bose nzajya mbese ndirimba bakanezerwa. wa mugani w'imvugo ya bubu iyo mbi icyo gihe ndi nkumva naravuze nti nzajya ndirimba mbemeze. hanyuma arambwira ati wowe se uzajya uririmba uti? ako kanya nibuka indirimbo ya mama, ndaririmba nti murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, ati joro ryijimye cyane. nibuka no guhumiriza nk'uko mama ajya ahumiriza iyo ayiririmba, kandi ubwo baririmbaga mu buryo abamisiyoneri bari barabigishije mu majwi yaho, mu buryo kubahiriza amanota, mu buryo abamisiyoneri babaga barabigishijemo. buracyaha nyuma ndayimuririmbira, mbona ndayirangije. nanjye ndabaza nti mbikoze neza? ati jyewe niko nzabikora umunsi nakuze,
nzaririmbira Imana, ndirimbire n'abantu, kandi abo nzaririmbira bose nzabaririmbira indirimbo z'urusengero z'Imana. ngira ngo sinavuze iz'urusengero ariko navuze indirimbo z'Imana. iyo bari nka kontra mukoze imbere y'Imana mbese ni kontra rwose. Ndacyabyibuka twaranezerewe, ntabwo mu mutwe wanjye hano mu bwonko bwanjye haracyabitsemo uwo mugoroba. Twagize igiterane cyiza cyane. Twari bangahe se? Twari Edison, umukuru wanjye yitwaga Sebwarara Edison, jyewe, ihene zacu, ibiti byo mu ishyamba bituzungurutse n'ibyatsi biri aho. Muri uwo mwanya nta ihene ntizarenze aho ngaho zarishaga. Ndacyabyibuka twatashye, twacyuye nimugoroba butangiye kwira, dufite umunezero ntashobora kugusobanurira. Amen. Ntashobora kugusobanurira pe. Yego. Hanyuma ese kuki nabyise inzozi? Nuko twagiye twongera tukabisubiramo kenshi. Jye na mukuru wanjye twabyitaga ngo ni ugutekereza uko tuzamera. Yego. Noneho Edison rero amaze no kuba mukuru, twajyaga tubisubiramo turi bakuru. Noneho muri iyi myaka yo hino guhera muri za 80, yajyaga bitangamo ubuhamya. Hariho n'igihe njyewe nabyibagiwe, ariko uko bitangamo ubuhamya akajya yibutsa ati, Ifurahi, uribuka kera Imana iduha inzozi z'umurimo tuzayikorera, tutazi ibyo ari byo. Hanyuma rero twasubiye kenshi muri iryo shyamba n'ihene zacu. Ihene zaje kororoka ariko hanyuma zirashira, kandi ubuzima bwarahindutse. Ariko basore, namwe nkumi mudukurikiye, namwe bana bato, mujye mukunda ababyeyi banyu. Burya umubyeyi wawe wakubyaye ni umukozi w'Imana mu buryo butangaje. Amen. Ndacyibuka neza ukuntu mama utubyara yitwararitse turi abana, aratuzamura. Iwacu nta mashuri yahabaga y'Abadiventiste, habaga amashuri y'Abanyagatolika. Yego. Urumva rero kwiga icyo gihe, jyewe nagarukiye mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Hanyuma mbura mama buri ubundi buryo. Urumva ko nagiye kwiga ejo bundi n'umugabo. Yego. Hanyuma rero tubaho, ariko nyuma tuza kugira umugisha wo kubona uburyo bwo korora inka, biturutse ku nka mushiki wanjye Eliane yakowe. Nazo zaje kugwira, mama yongera kunywa amata hashize igihe kirekire cyane. Yego. Ariko nyuma tumaze kuba abagabo nyine twamufashije mu buryo bundi bwihariye. Imana ishimwe. Noneho rero mu gihe cy'ubwana, imibereho, nubwo nkubwira ko nshimira umubyeyi wacu watureze neza, ariko birumvikana ko imibereho itari yoroshye. Umubyeyi utari waramenyereye guhinga, ajya guhinga yanze akunze kugira ngo abana babeho. Hanyuma rero turazamuka, bigera igihe narakana kagasore, kubera ko mama, kubera inyigisho nyinshi z'abamisiyoneri yari yarumvise, yarazi agaciro ko kwiga.
ariko iwacu aho navukiye nta bantu bigaga, nabonaga abana bose nabonaga benshi 99% bameze nkanjye, cyangwa hafi 100% bameze nkanjye. Twese twaragarukiye mu mwaka wa 6, ku buryo ishuri ritari gushishikaza ngo wumve ko watakaje ikintu gikomeye. Yego. Iwacu hari umugabo, ndetse ngira ngo no mu miryango dufitanye abasano, hari umusore wigaga muri seminari nkuru y'abanyagatolika witwaga Kameya Andrea, niwe twari tuzi. Abandi twajyaga twumva bavuga ngo biga mu seminari, kuko icyo gihe seminari nkuru ya Gatolika mu Kinyarwanda bayitaga ngo ni mu seminari. Uwo niwe narinzi iwacu, ibindi ntuzabimbaze. Mama agahora yifuza uburyo yazambonera ahantu njya kwiga. Hanyuma baza gutekereza kuzansabira ishuri, jye na mukuru wanjye, kuzansabira ishuri ahantu bita Igitwe, bafite amashuri yabo ya secondaire. Igitwe turahazi cyane. Yego. Hanyuma ariko kuko hari kure y'iwacu, nabyo mama akabona bitakunda kubera byari bihenze. Yego. Hanyuma rero yaje kuganira na mama wacu, wari uzi n'ahangaha ahafite umuhungu. Noneho mama wacu abwira mama ati, zana Efurayimu Rushema mujyane i Kigali, nzamuha umuhungu wanjye Mudaraza Modeste, azamushakira ishuri i Kigali. Yego. Aza kumuzana i Kigali. Ngeze i Kigali dusanga nta mashuri ahari, ariko mukuru wanjye mama wacu anyizeza yuko ngumaho akazanshakiraho niga ubukanishi. Yego. Ntahi Kigali, ngira ngo kuva muri 74 nta mashuri yisumbuye yabagaho. ayahabaga yari aya leta ifatanije na Kiliziya Gatolika. Ngira ngo cyane cyane yari aya Kiliziya Gatolika. Mbaho, ariko mukuru wanjye wo mama wacu ntiyashobora kumboneraho niga ubukanishi. Twiga mekaniko automobile byari agaciro. Birumvikana. Byari agaciro kanini. Hanyuma rero ndetse mbura uko nzabigenza, nifuza no kwisubirira iwacu mu cyaro. Nabwo birananira, ariko nyuma twaje gutandukana. Tumaze gutandukana, mbona abantu bamfasha. Njya hariya mu isoko rya Nyarugenge, mbona abantu abagabo babiri bamfasha, njya gucuruza caguwa. Ataragera kuri caguwa, hari ikibazo kimwe numvise n'abadukurikiye bakwibaza. Imbaraga mama yagize zo kubatsimbararaho akabarera, ese mbere kubaza icyo mama yapfakaye afite imyaka ingahe? Mama yapfakaye ngira ngo afite nk'imyaka 38. Yari mutoya. None ubona ari imbaraga ki zabimuteye? Muri kino gihe tujya tubibona abantu bapfakara, bamara gupfakara batabona uko bashaka, bakabyara abana benshi bavuye hirya no hino. Tujya tubibona, yewe tujya tubona n'ababyara bafite abagabo bagaca inyuma abagabo babo, kandi bamwe bari mu nsengero, tukabona mu nsengero. Ubona ni imbaraga ki, ni iyihe shusho nziza mama yahereza aba babyeyi bari gupfakara none ari bato, bari kugira intege nke bafite abagabo bakabaca inyuma? Ni iyihe shusho nziza ubona wamukuyeho? Sinakubwiye ko hari ubukristo bwiza ariko tutita agakiza. Yego. Ubwo bukristo rero ubundi bwitwa kubaha Imana. Amen. Wari uzi ko buryo umuntu ashobora kubaha Imana atanakijijwe, ariko akayubaha? Yego. Akayubaha, akubaha abayo, akubaha n'ibyayo. Mama igihe yumvise inyigisho
zabo bazanye idini y'Abadventiste iriya epfiwacu yarazumvise na data zibafata ku mitima. Amen. Binjira mu idini ariko baraniyemeza bubaha Imana. Amen. Icyo nabonye kuri mama yubahaga Imana. Icyo nicyo abantu babuze. Kugeza ubu nicyo abantu babuze, kandi burya kubaha Imana ntibiciraho. Iyo ubigumyemo ntugira ngo gupfakara biroroshye, birakomeye cyane, ariko iyo ubigumyemo imbuto y'Imana iragukurikirana. Amen. Kubera ko kugira ngo mama ajye guhishurirwa ijambo ryitwa agakiza ka Yesu, ajye no kuva mu idini yari arimo mbere, ajye mu itorero nsengeramo gira mukuru wanjye twasengeragamo, yakuruwe n'ibintu bibiri. Yakuruwe, ngiye kubikubwira wenda nubwo ntarakubwira uko nakijijwe. Yego. Yakuruwe n'ubukwe bwanjye. Imana ishimwe. Buramunezeza, bumufata ku mutima. Bivuga ko yagukundaga cyane. Cyane. Hanyuma ikindi cyamukuruye kikamukoraho ni umunsi mukuru wanjye ahabwa inshingano z'ubukuru bw'itorero, akaba umupasitori. Mbese byamuteye umunezero no kwishyiramo imbaraga, ariko hanyuma yiyemeza gukizwa, noneho guhinduka icyari mu gihe. Amen. Urumva byamusabye kugira ibyo areka, kuba umaze imyaka irenga 40 ahantu, ukazagira kurya ukavuga ngo ndahavuye, kandi ikihamvanye ngiye kwiyakirira Yesu Kristo. Yego. Akamenya ibintu kera tarazi kandi by'umumaro. Yego. Yarazi isabato, yarazi amategeko 10, yarazi kugaruka kwa Yesu, ariko ntiyarazi kuba icyaremwe gishya, ntiyarazi kubatizwa mu mwuka wera, ntiyarazi gukizwa no gupfukamira Yesu ukihana ubutazasubira inyuma. Umunsi yabonye ukuntu mukuru wanjye asengewe akaba umupasitori, yaravuze ati ariko ubu buryo bwanyu ni ubuhe ko nanjye ndi umukristo? Jye na mukuru wanjye turamubwira tuti twarakijijwe. Amen.